Ibikorwa byo gukangurira abaturage n'inzego z'ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze kurushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, Association Modeste et Innocent iri gukorera mu karere ka Huye ku ikubitiro yabitangiriye mu murenge wa Simbi. Ni ibikorwa byakomereje no mu yindi mirenge irimo n'uwa Kigoma. Aha muri Kigoma ubukangurambaga bwakorewe mu isoko rya Karambi ubusanzwe riherereye hafi n'umuhanda Huye Nyamagabe. Naho ngaho COVID yahagusanga. COVID nta muntu utinya n'umwe. Muri iri soko mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ubona ko hari ibyakozwe. Ibi birimo ko abarirema bagabanyirijwe ubwinshi hagamijwe kuborohereza guhana intera kuko bamwe bakuwe aho bari basanzwe bariremera bajyanwa mu kibuga kinini kiri munsi y'umuhanda. Usibye ibi ubona ko no ku bandi baza muri iri soko rya Karambi bose bashyiriweho uburyo bwo gukaraba intoki n'amazi meza mu buryo buboroheye. Ni ibintu kandi bamwe mu baturage barimo n'abaza kuremira isoko bahamya ko ngo ubukangurambaga bukorwa na Association Modeste et Innocent bubafitiye akamaro kuko ngo hari icyo bubafasha. Bidufasha kugira ngo twe kurwara iyo virusi. Tugapfuka umunwa tugakaraba amazi meza. Bibafasha iki rero iyo aba bantu baje gukora ubukangurambaga nk'ubu? Tukaraba intoki nitwegerane. Ubundi tugapfuka umunwa nyine n'amazuru. Muri Association Modeste et Innocent umuhuzabikorwa w'uyu muryango Bizimana Jean Baptiste aha arasobanura ibimaze gukorwa muri ubu bukangurambaga bugamije kwibutsa abaturage kurushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 n'umusaruro biri kugenda bitanga. Tumaze iminsi mu rwego rwo gutanga umusanzu mu kuhangana n'icyago icyorezo cya COVID-19 kibasiye isi yose ndetse kiri hano iwacu mu Rwanda, gifite ingaruka zinyuranye ku buzima bw'abantu no ku mibereho yabo ya buri munsi. Nk'umuryango wa societe civile natwe tumaze igihe dutanga inkunga mu guhangana n'icyo cyorezo ku bufatanye n'undi muryango witwa International Alerte ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Twari twarihaye intego yo gukora ku buryo hirya no hino mu miryango abanyarwanda muri communauté babasha gusobanukirwa neza ububi bw'iki cyorezo ndetse n'uburyo bwo kukirinda no kukirinda ababo. Muri gahunda twari dufite harimo kwibanda cyane cyane mu byaro kuko twabonaga ko mu cyaro bishyiramo yuko ngo ari indwara y'abanyamujyi, indwara y'abantu b'abakire badafite aho bahuriye nayo. Ubwo rero byasabaga ko tujya kubasobanurira ko COVID ari indwara mbi, kwiriho kwitajonjora, kari umunyacyaro imugezeho yakitanzitse n'umunyamujyi n'umuzungu n'undi wari we wese, kugira ngo tubakangurire kuyirinda bashyira mu bikorwa ingamba zinyuranye Leta y'u Rwanda yafashe mu rwego rwo gukumira ndetse no guhangana n'icyo cyorezo. Twagiye rero tumaze kugera ubundi projet igomba kubera mu mirenge 7 y'akarere ka Huye, harimo Huye, Maraba, Kigoma, Mbazi, Gishamvu, Simbi na Mukura. Aho hose tumaze gukorana inama n'abantu banyuranye, abavuga ari kumvwa n'abandi bantu b'abakorera bushake banyuranye. Twahuye n'abayobozi b'imirenge, ab'utugari, duhura n'abahagarariye polisi, daso, abahagarariye za centre de santé, abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'urubyiruko rw'abakorera bushake. Turabanza turinenga tureba uko muri buri murenge muri imaze kuvuga, tureba uko ingamba zo kurwanya no gukumira COVID zihagaze uyu munsi, ibishimwa ni ibihe, ibigawa ni ibihe. Hanyuma turangije dufatira hamwe ingamba z'uburyo tugiye gukomeza ibishimwa ariko kandi n'ibigawa tukabikosora. Ubwo rero nyuma yaho icyo bose bahurizagaho nuko abaturage batarumva neza yuko u Rwanda ruhanganye n'umwanzi ukomeye kandi ko uwo mwanzi areba umuntu wese nta kurobanura. Twahise rero twiyemeza gufatanya n'izo nzego zose kugira ngo dukore ubukangurambaga bwimbitse cyane cyane bwibanda ahantu hahurira abantu benshi. Twagiye tureba amasoko rero
ari amasoko yo mu cyaro, ryaba ari isoko ry'ikizi, ryaba ari ryo Karambi, ryaba ari ryo ku Rugogwe, ryaba ari isoko ry'igishamvu, mbese n'aha ngaha Isovu, i Huye, ahantu hahurira n'abaturage banyuranye bava muri iriya mirenge ariko no mu yindi mirenge. Twari twakoze ubutumwa bwihariye bujyanye n'ingamba zo gukumira no kwirinda icyorezo cya COVID-19, hanyuma dushaka indangururamajwi tukajya tujyayo tukabwira abaturage, tukabakangurira, ndetse n'abayobozi bagafata umwanya, bagafata ijambo, bakagira message yihariye batanga. Hanyuma kugeza uyu munsi icyo gikorwa nacyo cyararangiye cy'ubukangurambaga rusange. Hakurikiyeho rero ibindi bikorwa birimo nko gufasha abantu bagizweho ingaruka zikomeye n'iki cyorezo cya COVID-19. Hari abantu bayirwaye cyangwa bayirwaye, hari ingo ziri muri gahunda ya guma mu rugo, abazigize bakaba bari batunzwe no gushakisha umunsi ku munsi. Abo ngabo rero proje yabageneraga n'ubundi uburyo bwo kubafasha, cyane cyane yibanda ku bikoresho by'ibanze birimo amafunguro ya buri munsi ndetse n'ibikoresho by'isuku. Aho ngaho dufatanije n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye twagiye tureba ingo zifite ibibazo ndetse ni mu bigo by'amashuri, hanyuma dutangira gufasha abo bantu bagizweho ingaruka n'icyo cyorezo cya COVID, ariko duhereye ku barwaye cyangwa se abarwaje abo bantu. Ubu rero ntabwo birangiriye aho ngaho, n'uyu munsi tuvugana hari abo twagiye kureba mu murenge wa Kigoma kubafasha, ariko noneho hari no gukomereza no ku bindi bikorwa, ko hari ibindi bikorwa biteganijwe, harimo nko guhugura za task forces zo mu bigo by'amashuri kugira ngo n'abanyeshuri bakorerwe ubukangurambaga ku buryo bwo kwirinda, kandi ibigo bimwe byo muri iyo mirenge navuze byongererwa ubushobozi mu kwirinda, cyane cyane ku bikoresho by'isuku n'ibindi bikeneye. Hanyuma hari n'abandi bakorerabushake tuzahugura cyane cyane kugira ngo bafashe ingo zarushijeho kumungwa n'amakimbirane muri iki gihe cya COVID-19. Hari ibikorwa rero byinshi biteganijwe, hari ibiganiro ku maradiyo kugira ngo noneho turenge ino mirenge n'abandi bose bumva amaradiyo babyumve. Bibiri byamaze gutambuka kuri Radio Salusi, ariko hari n'ibindi bizatambuka nyuma. Muri make rero navuga ko uyu mushinga urimo ugenda utwereka yuko waje ukenewe, urimo uragenda ukangura abaturage barushaho kwirinda, bumva ko kwambara agapfukamunwa atari ukunezeza abayobozi, ahubwo ko ari ukwirinda, gukaraba intoki, kwirinda ubusabane bukabije bagahana intera, gukora ingendo ziri ngombwa. Mbese ziriya ngamba zose ubu abaturage baho twageze, abo twashoboye kuvugana batubwiye yuko bari barabyumvise nabi, ko uyu munsi noneho bagiye kubiha agaciro, ntibarushye abayobozi babo, ko ari uburyo nyine bwo kwirinda kandi ko ari ukwikorera. Tuzakomeza rero na gahunda mu mashuri, tuzakomeza na gahunda muri community, ariko cyane cyane duhugura abantu bazasigara bahugura abandi, bazafasha ingo kurushaho kubigira ibyabo. Ni umushinga utazatinda, turatekereza ko mu kwezi kwa gatanu niho duteganije kuwufunga. Ibyibanze tuzaba twarabirangije, noneho nyuma twige icyo gukora noneho kirambye. Murakoze. Abaturage bo mu karere ka Huye bishimira cyane ubu bukangurambaga buri gukorwa na Association Modeste et Innocent ifatanyije n'akarere ka Huye International Alert n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, kuko ngo bwabahwituye barushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Intego bafite ngo ikaba ari yo gutsinda burundu iyi COVID-19, bagira bati ntabari nge wandura cyangwa wanduza COVID-19.